wabonye ko amashusho adasa, image zidasa. Reba iyi ngiyi kunisa irimo uyimukano k'ubururu kuntu y'ubururu nyine burekuye. Reba iyi ngiyi ikazamo akantu ka pink. Yes, nonje kuba ikaze mu mukunda kandi mukurikira igihe top 5 nkuko mubizi nago nyambatinzamo ngo mbatindire ngiye kwereka amakosa bakoze muri no filme bita I Still Love You. Ni filme nziza ikurikiranwa kandi ikurikiranwa n'abantu benshi kandi mwarayikunze mu bigaragara. Iri kuri channel yitwa Tracy Show. Kamanze nyirebe neza naza guhubuka. Ndi kumva nshyushye ndabona wagira ndibuze no guhubukamo gake, ariko ntago njya mpubuka. Ibyo mvuga nibyo wabyemera cyangwa ukabyanga, ntago utegetswe kubyemera. Yes, filime ni ngiyi. Filime yitwa I Still Love You. Iri kuri channel. Iri kuri channel yitwa Tracy Show. Ni channel ikurikirwa cyane ko ifite aba subscribers barenga 80,000. Filime yo imaze ukwezi isohotse, ifite views zirenga 100,000. Urumva ko mwayikunze. Kuba mwarayikunze ariko nago bikuraho ko irimo amakosa. Ayo makosa niyo ngiye kukwerekamo, ubundi ubutaha bakazayakosora. Bibutsa no gukurikirana filime yabo yindi iri gucaho kandi mukareba ningi kuko naga filime keza. Kurabona nka kandi ka episode ni part 2 ndabona ifite mu 80,000 na mu byumweru 4 bwo ni mu kwezi. So filme rero nkuko muyibona I Still Love You full movie. Twagiye kosa rya mbere. Bibutsa ko iyo utari kubibona neza ureba muri comment mba nashizemo link yayo ku buryo ushobora kuyireba uciye kuri iyo link iri muri comment, ukaba wayireba yose bundi ukajya ureba iminota navuze. So tugende rero ku munota wa 29. Film ifite isaha imwe n'iminota 15. Ako reka duhere ku munota wa 29 muri iyi scene. Urabona ino scene muri butumubura gutyo. Amajwi naga ni ngombwa, ndagira ngo urebe kunisa. Urabona kunisa kandi no kamera ino kamera iri gufata no mukobwa, ndagira ngo uyitureba n'iyindi iri gufata iyo bari kuganira. Rwose se yamenyeye ntago yaranze. Urabibona ko zidasa. Wabonye ko amashusho adasa, image zidasa. Reba iyi ngiyi kunisa irimo uyimukano k'ubururu kuntu y'ubururu nyine burekuye. Reba iyi ngiyi ikazamo akantu ka pink. Okay, fine. Urabona difference irimo mu makamera bakoresheje. Reba. Urabona ko nisiye. Noneho ndagira ngo uhite ureba iyi ngiyi yindi. Kamera totally different. Image ziratandukanye kandi bari hano hamwe bari gukina film imwe, so muri scene imwe nuwango image amashusho agomba gusa. Icyo reka tukiveho bazagikosora ubutaha. Ndagira ngo turebe ikosa rya kabiri. Bino biragaragara muri iyi scene. Ino scene iri ku munota, ihera ku munota wa 22, ihera ku munota wa 19. Ushaka kubireba wajya muri comment harimo link y'iyi filme, none ukayiclickaho ukareba filme yose. Ni filme nziza irimo abakobwa beza, ikinye neza, ifite script nziza n'utundi tuntu twiza, ariko ubwo bwiza bwose agakosa kamwe kata kabiburizamo byose. Yes, twagiye ku munota 33 n'amasegonda 28. 33 n'amasegonda 28 hafi aha. Reka tuyihera ahangaha. Nituyihera hano urabona barimo baraganira muri office. Reka twe kwita kuri ino shusho kunisa kuni gradinze. Reka twe kubyita urana abantu barasubururu matara n'ibiki bagira ngo babatoroshije. Bibutsa ko mugomba kumenya kuntu bazaye balayitinga filme mu nzu. Mistake bakozemo hano, agiye kwinjira, ndagira wite kuri aka kantu. Arinjiye. Urabona hano babikati ngera ahagaze.
ubonye abantu bihagarariye amaje gufunga nyine ubwo agiye guhita akomeza azane dokima ibintu afite nyine kuko bese batwereka indi scene. Noneho ntago ibya scene ijeyo ndabigarukaho mu kanya. Ubwo niba afunze agiye kuza nyine bite babasuhuza bahise baterekamo indi scene. Iyi scene nijya kurangira turongera tugaruke agihagaze hahandi so ibone gukomeza nyine abone kuzana ibipapuro n'uwango bisa nkaho yategereje kugira ngo ino scene nyine icemo birangire abone gukomeza. Kandi mu gihe harimo ino scene n'abandi hirya nabo bari gukora activite zabo n'uwango niba yinjiye harimo baravugana harimo araba document n'ibiki mu gihe harimo ino scene n'ibindi biri gukorwa. Ariko uko dusize ameze kuriye hano uko dusize ameze gutya turaza kugaruka noneho abone gukomerezaho. Come on, ntabwo bivuze ngo kugira ngo bakomeze nuko acamo indi scene ayitegereze. Niba bino biri kuba na hari inyuma hari ibindi biri kuba bagomba gukomerezaho. Wetse urebe tumusize arinjiye tumusize ahagaze kuri yafunze. Noneho wetse urebe katuyikomeza mvaciyemo ino scene iyi nayo ndayigarukaho mu kanya. Iyi scene irarangira kanyigire nini nya grandis nibwo bigaragara neza. Yes, tumusize yinjiye arafunze nyine azanye dokima niki hari abihagarikiye. Wetse urebe ubwo haciyemo indi scene aracyahagaze ategereje ko iyi ngiyi irangira ahari ngabone gukomeza. Umuntu editinga kano kantu agakitayeho niba ari ibintu biri kubera hano na hari hirya mu yindi scene nyine akuyemo naho hari biba bigikomeje. Ubwo iyi scene iciyemo aracyari hahandi ngo ameze nkaho yarategereje ko ino scene irangira kugira ngo abone kuza. Ibino bikorwa n'umuntu uri kweditinga at least ari kuyihera ahangaha bigaragara ko ari nyine ari activite zagumye zigakorwa mu gihe arekirimo iriya scene yindi. Ubutaha mu gukatinga ujye umenya ko niba ukatingiye hano nitugaruka ntago turi busange ngo dukomereze handi wakatingiye scene wiciyemo kabiri. Kuba ushizemo ikindi kintu bigaragaza yuko hari ibindi biri gukorwa muri ya scene nyine ukatinze. Ntago kuba ikatinze bivuze ngo irahagaze iracyakomeza ahubwo mu gihe birimo birakorwa usitwereka n'ibindi biri gukorwa handi. So iyo uhise ugarura rero nkaho yari ihagaze uba ukoze mistake. Ni hano arinjiye scene iciyemo kabiri ubwo n'uvuga ngo urayihagarikije ushyishyiramo akandi kantu kandi gasene irakomeje. Hano nibwo ugiye kuyikomeza kandi hari indi scene ucishijemo ntabwo bivuze ko rero yari yahagaze ahubwo nayo yari igikomeje. Mu gihe ikomeje hari undi uri gutekereza ibindi bintu so ntabwo ari kuyikomereza aho ikatingiye rero ukomereza imbere yaho ho gato bigaragare ko hari nyine scene itahagaze ahubwo ari ibindi byagumye bigakorwa mu gihe uri kutwereka ibindi. So ako kantu muzakiteho ubutaha muzagakosore. Eka tugaruke kuri scene noneho yahise ijyamo hano hagati. Ndagira ngo wumve ino voice over uyumve neza. Wumve ino voice over umbwire wowe uri kuyumva. Wowe uri kuyumva? Ndi kumva ivuga ukuntu ivugira kure n'inyuma hirya kure cyane. Mubyiteho abantu mukora ino filime I Still Love You mubyiteho mu bikurikirane mujye mukora utuntu nyine mu dutuntu twa danger nk'iyi voice over
nta kintu ndi gufatamo. So ubwo ni ukuvuga ngo uyu yikanze yari ari kubyitekereza ko kubitekerezaho, ntago mba ngamije gusenya filime zanyu, mujye mubikora neza, mba ndi kubahwitura mbacisha akanyafu ku kibuno. So mubikosore, mubyiteho, kora subscribe rero tujye tubana nkosore ibingibi, ubutaha nanjye nzaza niyanjye namwe muyikosore. So cut.